bati Ige ni umutinganyi. Ese wemera ko uri we wowe? jewe ku giti cyanjye ndabyemera kuko ndiwe. Asundeka nkwaza igitsina cyawe gikoresha iki? Ntacyo nukunyara gusa Ntabwo kijya gihaguruka. Doko ya ndabibona. Wari wahura n'umuhungu kumva uramwifuje? Yego. Uwo muhungu yarameze ati? Sha yari mwiza pe. Wigeze kumuhaho? Namahaye ariko nabwo namuhaye ko bakuri twa turi muri event twasaze. Atu aranyigera agakubita nyine karakubitwa. Icyo gihe wararangije? Narishimye kurangiza se kari mu mutwe. Ese mwe murangiza mute? Ko umukobwa yarangiza niko nanjye narangiza. Yego, hari inama ngo zijya ziba zabatinganye. Uwo bita Semuhungu yigeze guharabika umutipe bita Jihadi ati Jihadi ngo tujya dura mu nama z'abatinganye. Ese wowe wigeze uhura na Jihadi mu nama y'abatinganye? Amanama yo twakuriraga mu kera narabivamo. Nava muri amasosiyasiyo. Tarava mu masosiyasiyo yabo. Bako twarahuye numva ari nka kabiri gusa namubonye nabwo. Jihadi mwahuriye mu nama y'abatinganye? Ni nk'amahugurwa twahuriyemo. Yego. Nawe bamutumiye nk'umuyobozi. Ni umuyobozi wanyu? Semuhungu we mwigeze muhura mu nama y'abatinganye? Muzi Nyamirambo kuko niho twakundaga guhurira. Ngira ngo atarasubira i Bugande ngo agiye kuba hanze. Ntabwo mwigeze muryama naho Semuhungu? Ko munano bakunda kukwita indaya se? Uri indaya? Indaya? Sha indaya ni inda y'umuntu. Wari wigurishaho na rimwe? Ntabwo ndigurisha mu buzima bwanjye. Mama yapfuye mu 2000. Mu 2000. Icyo gihe ufite imyaka ingahe? Papa yapfuye ejo bundi 2019 mu kwa mbere. Nkiri umwana nakuze mbara nambara amakanzu. Sinavuga ngo nababyeyi babi cyangwa se nababyeyi beza. Ngambere uryamana n'umuhungu afite imyaka ingahe? Nka 15. N'umuhungu wo muri quartier to. Kumwe nawe narasinda paraporo cyane. Darara. Nkanabarayemo hagati nyine bigeze nka nijoro ngiye kumva numva umuntu yanyatatse. Kandi ndavuga se n'ubundi nimba yanyatatse nta handi hantu mfite. Ninsakuza aransohora. Ndabreka rero ndamubwira ariko nubwo tugiye kubikora. Yego. Nubwa mbere ngiye kubikora. Arambwira ngo yego ndambwira yego. Ko ndagira gahora. Ariko n'ubundi naratashye ngeze mu rugo barantuka. Bagutukira iki? Ngo naraye he? Natekereza ukuntu ndi kubabara noneho muri je. Ese ko iyo umugabo igitsina cy'umugabo kiri kubishaka gihagarara wowe iyo uri kubishaka bigenda bite? Ajya ngo mwambara pampa koko? Reka. Ntawe yambara. Bigucitse. Ese mujya mu mihango? Hari umuhungu bita Kazungu ka boss. Uramuzi? Kazungu ka boss. Wahehe. Sinzana mumenya wowe. Wigeze kurira urijijwe n'umukunzi? Rimwe. Byari byagenze bite? Yanciye inyuma birambabaza. Byagenze bite umuntu waguciye inyuma rero? Ese ko najyaga mbona kubigana bandika ngo Ige ngo arwaye sida. Mbiyame namwe mwere ugenda mu yurwari. Ni indwara nk'izindi. Ni indwara nk'izindi nta muntu ukivuga sida. Sida yaramenyerewe. Ahubwo soro cyumva bayivuga. Ese Ige wigeze ugerageza basi ko wajya no kwivuza ngo urebe ko bagira icyo hepfo hadahaguruka akazajya haguruka? Yewe imiti twanywaga yonyine yari ihagije. Iyo gukora iki? Iyo kureba ko basi umuntu yaba muzima. Wigeze kwifuza ko umuhungu? Ni narabyifuje rimwe. Ariko naje gusanga Same Jesus. Yego reka mbahereze ikaze bakunzi bacu maso mbifurize kugubwa neza aho muri mwese imande n'imande zitandukanye z'igihugu. Uyu munsi rero nasuye uwo bita Ige niwe mutinganyi mu Rwanda ubyiyemerera. Biragutunguye kwa mwese umutinganyi se? Nabizira ahubwo umuntu binyita. Ntabwo mbikunda. Ntabwo ukunda ku muntu bikwita? Ukuntu umuntu kwita ngo iki? Ni gusa ntabwo nkunda ku muntu bikunda kubikontaho cyane. Ntabwo nkunda umuntu bikontaho cyane. Ukuntu umuntu kwita ngo iki? Ngiye nkunda umuntu nyita Ige gusa. Ige gusa. Ihangane. Umeze gute Ige? Ndashima. Ijwi ko ari ritoya. Ijwi ryanjye niko rimera ariko. Niko rimera. Ntabwo nzi kuvuga cyane. Reka maze igihe warabuze. Nari maze iminsi ndi mu bintu byinshi. Ntabwo ugira amatiku menshi n'aho utavuga cyane. Ntabwo ugira amatiku menshi n'aho utavuga cyane. Reka. Agatuza ntako ngira. Akuze nabyo ugira? Agatuza. Ako gatuza nakugira? Ntako ngira. Iyo umugora kubambayeho bigenda biteze? Ndamuhunga. Yego. Ntabwo uragicana ukabona bari kukuvuga?
sha bise ko nta utaravuzwe Mm. naravugwa nyine ariko nyine ukabireka nyine no kugira ngo ujye guterana nabo amagambo batawubonamo ukundi kuntu yego batagufatamo nko mu yindi shusho bakavuga ati n'ubundi kari discipline n'ubundi ntabwo uramuvuga n'ubundi ngiye kumvuga wageze mikoro hejuru yego ngiye kumvuga nta kiba bintwaye nta kintu abigutwaye gusa muziro nuko wahagarara hare ukantuka ni kukubaza kumuna uri kuvuga nk'umuntu utishimye wabaye iki ndishimye igihe cyose nikomera yego nikomera mu minsi ishize nta kibazo wahuye nacyo sha ntacyo mba niturije ari abyuka nk'ubu nari riryamye ndi kuvuga ati buriya wasanga gahunda zanjye zahindutse ndavuga mbyihorere nikomeze niryame ubwo mwamamagaye mbyutse iyo mbyutse rero akenshi ubona nta kuraje nyinshi mfite yego mugenzi wawe Kayusi yaramamagaye ati uwo bita Ige amerewe nabi arambwira ati uwo bita Ige ngo arenda gupfira mu nzu habaye ikizi ubukene bwagendaga kukwicira mu nzu ubukene se ko ntaho butaba hose buhaba nta hantu butaba hose burahari kuko no muri kino gihe amafaranga yarabuze yego no kuyabona ni ntambara ni ukuba wapfundi inkuta ingumi nyinshi cyane kuvuga ubukene bwo ntabwo ari ryo gihe nyine hari n'abandi rero bari inyuma yanjye hari igihe byari byagucanga ukumva ushatse kwiyahura oya kwiyambura ubuzima ntabwo ari byiza ni icyaha uba ukoze kuva wavukana nawe mwaratekereza kwiyahura oya mu buzima bwanjye nta kintu ndatekereza cyo kwiyahura habaye ikizi wahuye n'ikibazo runaka abantu bari kukuvuga nabi nakubwiye ngo ugiye kumvuga nta kintu biba bintwaye yego n'ubwa mbere tugiye kuganira rero bigiye gutuma nibaza byinshi kuri wowe kandi n'ubundi ndabyibaza abantu bakunda kuvuga ngo uwo bita ngo Ige reka nongeye nkoreshe rya jambo ho rimwe bati Ige ni umutinganyi ese wemera ko uri wowe njyewe ku giti cyanjye ndabyemera kuko ndiwe ubyemezwa n'iki impamvu mbivuga ariko nzi ko karakterizanye nabwo karakterizanye ni femine ariko hari umuntu uba umeze gutyo ariko adakunda abahungu yikundira abakobwa barahari ariko ntabwo ari bose bose niko bakunda umupira wapi we ntabwo wigeze ukina umupira oya ntabwo ukunda ni ukuvuga ngo hagati y'abahungu n'abakobwa ukunda nde ukunda abahungu iyo ugize amahirwe ukabona umuhungu uba wishimye yego ntabwo nishimye kuko hari indi ntera mba ninjiyemo yo kuvuga ngo ufite sheri cyangwa ufite boyfriend kuko buri cyagihe mba njagaraye ari igihe usanga ari muri ukisanga uri kuryamana n'abantu benshi batandukanye oya ntabwo nkunda kubikora cyane igihe sinanabikunda cyane gusa iyo afite boyfriend biramfasha biragufasha cyane uheruka kugira umukunzi ryari yego 2019 2019 imyaka yose urayimaze nta kuntu wigenza aya cyangwa ugira ukuntu wigenza ku ruhande ntabwo ujya ubikumbura nyine hari igihe kageramo kavuga ati ndabikumbuye ariko kwifata nabyo ni byiza ese nk'iyo wumva ushaka gukora imibonano cyane ubigenza ute ngomba kuvuga ngo ngomba kureka kimwe sasa kuko kenshi hari igihe umuntu abikumbura ugasanga nyine nta kundi nyine ntabwo uri bubone vuba aho ako kanya igihe ubishakiye ariko hashize umwanya bihita bishira iyo wumvishe umerewe nabi cyane nyine ubigenza gute ndikaruma ndifata pe bishoboka hari abavuga ngo abantu barikinisha cyako cyari bamwe bikinisha cyane cyane nk'abatipe bari kureba nka ziriya filime z'urukozasoni cyangwa se ugasanga ari abakobwa nabo bikinisha bari kuzireba rero simbikunda sinanabikunda cyane sinanabikunda mu buzima bwanjye kuko n'umuntu kuko hari uri tugeze gukundana nsanga kugira ngo arangize abanza kwikinisha hari umutipe mwakundanye niyo nsanga ntabwo wakundanye n'umuhungu we kugira ngo arangize bigasaba kwikinisha ese undi agira ngo arangize akoze iki arahura umutwe umubiri udakunda kurongora akumva we muri we ewana ari
kwikinisha atari ugasanga kwikinisha. Ese nk'abatinganyi yo mwikinisha gute? wabishobora se ahubwo cyako harimo bamwe nzi ba kera Yego. ba kera sha barikinishaga bikinishaga gute? nyine bakoreshaga se yabo Gute se? nyine agafata nka nuze nka zya librefia agasiga kuri sexy yiwe. Asunde kankwaza igitsina cyawe gikoresha iki? Ntacyo ni ukunyara gusa. Nta kintu na kimwe gikoresha. Ntabwo kijya gihaguruka. Ndabibona. Kuva avuka. Ntabwo uragerageza kwikinisha ngo urebe ko gihaguruka. Usera abantu nogana n'abakobwa bakuramo imyenda mbareba ubwo se urumva yewe. Ese wigeze ugira amahirwe yo kwiga? Wigeze ugira amahirwe yo kwiga? Yego. Wigizeho muri interina? Yego. Muri segonderi? Wararaga muri dore y'abahungu cyangwa y'abakobwa? Nararaga mu y'abahungu kuko ikigo ntabwo cyabaga cyemewe ko njya korara muri dore z'abakobwa. Bikagenda biterera. Ubwo nyine ahantu nararaga kuvuga ngo nukuba ni ndara mu bantu b'abantu b'abarokore. B'abahungu b'abarokore niho naryaga kurara. Kubera iki? Kuko numvaga rero nshaka. Kuko najya vuba ati njya kurara mu bahungu kuko basika dora bari nini. Bavuga ati ko haba harimo ibitanda byinshi bamwe barara hasi no hejuru. Nararaga hejuru. Kugira ngo batazagira ugufatira. Nazashiduka hari uba mfashe ku ngufu. Wari wahura n'umuhungu kumva uramwifuje? Yego. Sure. Ryari byabaye ryari? Ni kera za 2007 2016 na 7. Uwo muhungu yarameze ati? Sha yari mwiza pe. Yari mwiza. Ikintu cyagukure kuri we ni iki? Ikintu cyankuriye kuri we navuga ngo ukuntu yarateye character ziwe tu. Yaritondaga. Ari umuntu ucisha bugufi. Yego. Kandi yubaha kiremwa muntu cyose. Ntabwo narabimubwira. Nabwo twahuriye muri event. Yego. Ndabimubwira ndambwira sha uri mwiza pe. Urambwira ati nago konze. Ntabwo namubwiye ko namukunze namubwira ati sha uri mwiza. Ahita ambaza ngo none se ngo wankunze ndambwira mebrebye. Nyine ntabwo tubwira umuntu ngo yego. Abashuti banye nibo bagiye baramubwira ati mva yagukunze. Yati yagukunze nubwo yirenga. Uriya niko tumutunze ni kuri yayitereye ntago akubwira ko agukunze. Aravuga ati nyine bira. Uwo muhungu nawe yari umusangira ngendo? Yego. Ariko we yari top, yari umutipe. Nyuma rero nza gusanga byose arabikora. Wasanze byose abikora. Yego. Nsanga nyine arongora abakobwa akarongora n'abandi. Wigeze kumuhaho? Namahaye ariko nabwo namuhaye ariko bakundi twa turi muri event twasaze. Atu. Yari ukuntu ahantu twari ahantu kure dufata guest house. Dufata turi benshi. Turara turi benshi nyine mu cyumba. Bigeze nka nijoro nyine arabyuka nsanga aho nari njya. Aranyigera agakubita nyine karakubitwa. Wumva bimeze bite? Bako numvaga wari umukunze cyane. Nari mukunze kandi numva yanankuruye ukuntu. Ndavuga okay ntari. Icyo gihe wararangije? Narishimye kurangiza se kari mu mutwe. Ese mwe murangiza mute? Kurangiza ni mu mutwe. Mwe murangiza mute ko wavuze ko kidahaguruka kurangiza kwawe ni gute? Sha uko umukobwa yarangiza niko nanjye narangiza. Yego. Oya. Nukuri. Kuko ibyishimo niho mba numva biri. Umva bimeze biti? Sha nyine barumva ari biraho nyine nkuko wakora umukobwa. Mbese wumva uri umukobwa. Ngiye kwibaza ku kintu rero. Hari inama ngo zijya ziba zabatinganye hano mu Rwanda. Nigeze kumva kuri live basemungu nabande babivuga. Ujya witabira amanama nk'abandi batinganyi ko mbona wose nk'umuntu utandukanye n'abandi bose bitwa nk'abatinganye kuri zino mbuga. Nazijyaga mu kera. Ariko n'ubundi ziraba buri mwaka ziraba. Ziraba. Bakora ama event bagakora muri hotel ahantu runaka bateguye. Yenda bagakora ama event yabo. Bagongeye naje kuvamo nyine. Wo bita Semuhungu yigeze guharabika
umutipe bita Jihad ati Jihad ngo tujya dura mu nama z'abatinga. Ese wowe wigeze uhura na Jihad mu nama y'abatinganya? Inama twahuriyemo, amanama yo twahuriragamo kera ntarabivamo, ntava muri amasosiyasiyo, tarava mu masosiyasiyo yabo. bako twarahuye numva ari nka kabiri gusa namubonye nabwo. Jihad mwahuriye mu nama y'abatinganya? Ni inama isanzwe yari yabaye, ni inama isanzwe, ni nk'amahugurwa twahuriyemo. Yego. Nawe bamutumiye nk'umuyobozi. Ni umuyobozi wanyu? Ni umuyobozi nk'abandi, kuko twese twari abayobozi. Kuko bagendaga bahamagara buri amasosiyasiyo. Kubera amasosiyasiyo menshi bari aho ngaho. Umva nawe yaje, usanga yari afite asosiyasiyo yiwe yabagamo. Kwa ngo Jihad afite afite groupe isanzwe. Hari ifite asosiyasiyo kuriye. Yego. Yakutavuga ngo usarayikuriye buriya ta. Ni ibintu bisanzwe nk'abandi bose. Ni ibintu bisanzwe nk'abandi bose. Nkuko bagutumira, nkuko nanjye nawe bagutumira mu kiganiro gwino, hari amahugurwa runaka ugasanga uje uri ku giti cyawe wenyine. Nawe akenshi akunda kuza ku giti cye. Wigeze umusuhuza ngo musabe ko wakifuza kujya muri asosiyasiyo ye? Ntabwo byigeze bimbaho. Ese kujya ukena wari witabaza Jihad uti nyakubahwa musangirangendo gira umubitireho? Buriya hari igihe umuntu yihagararaho kandi afite ikibazo. Buriya njye akenshi nanga ko nabwira nk'umuntu ikintu ugasanga nyumviye ubusa. Kumva yose. Nkumva ahubwo noneho ndi kubyumva no handi hantu ku ruhande ati guzi yuko kanaka yaje kunsaba ubufasha. Oya, sima nshaka umuntu ndongoruka mu menyo. Wigeze subimubwira arabivuga? Oya, njye aho kugira ngo nsaba abantu bo hanze. Ndemera nk'ingomwa nkabwira abantu bo muri famiye. Hari uwo bita Semuhungu. Semuhungu we mwigeze muhura mu nama y'abatinganye? Semuhungu muhero ntago turahura. Ariko ntago uramubona? Oya, naramuzi kera njyewe. Semuhungu muziranye he? Tuziranye Nyamirambo. Muzi Nyamirambo kuko niho twakundaga guhurira nko mu event. Nawe yahaje kera, ariko nabwo ni kera. Yego. Ngira ngo atarasubira i Bugande ngo ajye kuba hanze. Nibwo muheruka, ni kera cyane. Ni kera shize kumana, shize igihe kinini cyane. Ntago mwigeze muryama naho Semuhungu? Kumana reka ndarengana. Semuhungu ntago mwaryamanye? Oya. Kubera iki? Kabura hari ibintu ubona ukabona bitari kuvamo. Ntago wamwemera se? Ubwo afite abamwemera kuko nanjye mfite uko niyumva. Buri muntu wese afite ukuntu abigenza, afite sanse yiyumvamo. Yego. Ntago ntago wamwemera? Ntago ari guyawe, sorry. Ntago ari guyawe, ntago ari guyanjye kuko navuga ngo ni mugenzi wanjye muri make. Ni umukobwa? Ni umukobwa se, ni umuhungu. Jesse nyamenya nanuze yicayemo position yicayemo. Kubera iki? Ntago njya mbimenya. Simba nshaka no kubyinjiramo. Kuko buri muntu acunga izamu rye. Jihad ubona ari muri position? Nawe sinyamenya position yicayemo. Ntago njyamenya ngo birava aha bijya aha. Buri muntu wese acunga izamu rye. Wese acunga izamu rye. Buri wese acunga izamu rye kugira ngo badakubitamo igitego. Hanyuma mufite amazamu mucunga? Uya nyine navuga buri muntu acunga izamu rye kugira ngo badakubitamo igitego. Izamu ryawe yanyu birashikanye rimeze neza, nta muntu ahantu hose ndumwataka. Ahantu hose urumwataka. Umwataka ncunga izamu ryanjye neza ikibuga ndi gukinira. Yego. Ejo bundi nabonye Semuhungu akora ikiganiro agaragaza amayoga menshi cyane ahenze, agaragaza ko akize pe, ndetse ati avuga ko ari nawe muntu ugira amafaranga menshi mu bantu bose wa hosting. Kuki utamwitabaza nk'umusangirangendo mugenzi wawe wagira icyo yagufasha? Ntabikubwiye birangiye, sinkunda kugira ngo umuntu ambone imbaga mu menyo. Yego. Kandi sinkunda n'umuntu wanyumvira ubusa kugira ngo uko nagenda hano ugasanga birambabaje. Yego. Ugasanga ntangiye kumuvumira ku gahera kandi bitari ngombwa, ugasanga nayo ndacumuye. So rero ntabwo ibyo bintu mbikunda. Wowe nawe buriya buzima yerekanye nawe nubwo ubayeho, ufite amacupa mu rugo? Nta macupa mfite njye. Ufite amafaranga ahagije? Amafaranga yo nasanzwe nk'abandi bose baba bafite. Kuko urumva ubwo se ajya kwigaragaza afite uko byumva, nimba ari byo bimushimisha
it's okay. gira umusabe basi agutemo akuremere anabone kino kiganiro. Sha man sinzi ko byanshobokera. Oya wenda twirengagize ibyo bintu basi nagutemo avuga ati kereka nimba nawe umeze neza, nawe umeze neza ufite amafaranga. Nta mafaranga ngira ngiye, amafaranga ngira nasanzwe. Basi nagira ukuntu akugenza gutemo. Sha ubu ni wowe wabivuze ngiye ntabwo byanshobokera. Ese amafaranga menshi watunze yarangaye? Ngiye ntunga kubera ndakwibarisha. Sha ngiye nyatunga muri rimwe gake ariko tari yandi yo kuvuga ngo urahagarara ngo wiyemere ugiye harira ngo uvuge ngo ngiye mfite amafaranga no. Amafaranga atunze menshi yarangahe? Sha amafaranga menshi nayatunze na covid itaranaza. Yarangahe? Ibihumbi 900. Yari? Ibihumbi 900. Wari wayakuye mu ki? Sha ni ibiraka byanjye nakundaga kwigira mu byo guteka. Ibyo guteka? Uruzi guteka cyane? Nkunda kugira ibiraka byo guteka sometime rimwe. Guteka mu makwe? Mu ma events, mu ma fete, mu makwe. Ari nk'ahantu bagize nk'ibyago bagiye bagutumira ngo muze bambafashe. Ko munano bakunda kukwita indaya se? Uri indaya? Indaya? Sha indaya ni inda y'umuntu. Ubwo unyita indaya ubwo we ni iki? Wari wigurisha na rimwe? Ntabwo ndigurisha mu buzima bwanjye. Nta muntu n'umwe murakorana imibonano akakwishyura? Oya. Kareka. Igihe maze ni kinini. Kandi nanone siko kugira ngo nabiriya nabyo rega ntabwo nkunda ubusambanyi cyane. Ntabwo bukunda. Ngiye kwibaza kuri iki kintu. Ese yego abantu benshi barabyumva ko uri umutinganyi biki, ariko se inkomoko y'ibintu yavuye he? Bamwe barumva bakubwira ngo yavuye muri gereza, abandi bakubwira ngo yavuye mu mashuri. Ndi kuvuga wowe byavuye? Njyewe niko navutse nimereye. Yego. Ko ntago nigeze nkina imikino ya gihungu. Nakinaga no ku ishuri hinga muri primaire nakinaga imikino ya gikobwa. Amwe no muri secondaire nakinaga imikino ya gikobwa. Abo muvukana nabone ko bameze? Oya. Bose barubatse. Bose bafite abagore. Iyo ugiye kubasura biba bimeze bite? Sha ni ibisanzwe nyine si umuvandimwe se uje kubasura. Nta kibazo babajya bagira. Ahubwo ntabwo mbambana nta n'ikibazo bibatera. Bakwita kuko n'ubundi ntago bavuga ngo bagiye kuntuka ngo wamutinga aya kuko bo baranze kuva mu bwana bwanjye. Bakwita muri umuna wabo cyangwa bakwita mushiki wabo? Sibye umutoya wanjye no kunyita ngo sister. Ugukurikira niwo nkurikira n'ukunda kunsereza ngo sister ngo ariko ubundi urabona bimeze bite. Ambwa sister ni mwene nyoko. Amati ndakwiyamye rago ndi sister wawe. Iyo umuntu akwise umukobwa birakubabaza? Ntago bimbabaza. Iyo umuntu akwise umuhungu birakubabaza? Ntago rambe bimbabaza, nose sindi umuhungu. Ujya wicuza kuba waravutse uri umuhungu? Ntago nabyicuza kuko nabara nshaka kubyicuza. Ubwo narenganya Imana. Hari abantu batavuga ati abantu nk'aba bifuza ko akaba abakobwa. Ambuka nabi. Urumva? Kuba ntago nta kimwe nya nicuza kuba ari ukuntu navutse meze. Ntago bijya bimbabaza. Ndavuga ati buri Imana yagiye kubikora ibizi. Ese uruvukana n'abantu nk'abangahe? Ufite uvukana n'abantu nk'abangahe? Turi 3. 3. Ufite ababyeyi bombi? Oya. Nta n'umwe ufite? Done bapfuye ufite imyaka ingahe? Mama nabanje gupfa. Mama yapfuye mu 2000. Mu 2000. Cyo gihe ufite imyaka ingahe? Nari mfite kuko nigaga mu mbere primaire. Mama yapfuye ubwo ufite imyaka 7. Nk'irindwi gutyo. Ko nakuze da ko nkuzemo. Wavutse ubwo ubundi wavutse nko mu we mwaka? Navutse muri 1992. Ubwo urumva mama yapfuye ufite imyaka 8. 8. Papa wawe biza kugenda bite? Papa yapfuye ejo bundi 2019 mu kwa mbere. Yego. Papa nuherwa gupfa. 2019. 2019 tutarangije no muri covid aho. Kuko covid yasanze covid yinjiye mu yatwara yarapfuye. Ubwo ubuzima bwagenze bute mama yawe gupfa ukiri muto byaje kugenda bite? Sha ari mama. Nyiri umwana nakuze mbara nambara amakanzu. Yego.
ubona wambaye amakanzu naboraga nambaye udukanzu Mhm. mfite imisatsi miremire buriya kuva na kera ngiye mu rugo nimba ari uko Mhm. sinavuga ngo ni ababyeyi babi cyangwa se ni ababyeyi beza Mhm. gusa ababyeyi mama yarankundaga cyane sinzi Mhm. yego yarankundaga usanga akenshi ntaratanya Mhm. n'ishuri niga Yego. muri materineri ngira ngo Mhm. nkinjira muri materineri nari mfite imisatsi myinshi cyane ukabona bakwambitse udukanzu yandikaga udukanzu nkabona no mu rugo ugasanga ibintu ndi gukora byose ni igikobwa ukabona kugukoresha ibintu by'abakobwa burya ntabwo yabinkoreshaga nanjye kubwa nyine nakunda gukina ibipupe Mhm. usanga ndi gukina za konokono Mhm. ntakina iby'abana ukaba mama nabaga mama igihe cyose ugiye mwakinaga iby'abana twakundaga kubera ko ahantu twabaga mu gipangu yego bangaga ko tujya gukinira hanze Mhm. bangaga ko tuzerera Mhm. kuko iyo bacaga urwango bakabona Yego. umwe arasohotse ubwo bose ku murongo twese twagenderaga rimwe yego wajya kudushaka ugasanga turi ahantu hamwe nanone yego ugasanga turi aho ngaho zakina za kiba ariko Mhm. ugasanga turi aho ngaho turi gukina ibintu by'abakobwa ugakina ibintu by'abana gusa by'abana biri aho Mhm. ngaho nyine yego abandi bana muri karitsiye ntabwo bakwijenaga cyangwa bakwinenaga oya Mhm. nta bintu nigeze mbibona Mhm. bwa mbere rero usambana bwa mbere wari ufite imyaka ingahe cyangwa bwa mbere uryamana n'umuhungu wari ufite imyaka ingahe ariko icyo kintu mukunda kukimbaza cyane bwa mbere uryamana n'umuhungu wari ufite imyaka ingahe se nakubwira ngo ni ingahe Mhm. nka 15 15 bagusambanyije ku myaka 15 uwo muhungu mwari mwahuye gute mwari mwahuriye ni n'umuhungu wo muri karitsiye tu byagenze bite ni kwa kundi nyine ujya ahantu ugiye gusura tubwire iyo nkuru ureke kujyana tubwire iyo nkuru mbwira ati byagenze gutya na gutya nagiye nari mvuye icyo gihe nari kumwe n'umushuti we yego umushuti we twari twavuye gusura ahantu arambwira ati ngwino nkwereka ahantu mperekeza turagenda tugerayo dusangana umutipe nyine uri aho wibera mu nzu nziza n'ibyumba 2 na salo turamusura dutangira kunywa turanywa kunywa byo ntabwo yego turinywera birangira bigeze nka sangahe z'ijoro ntabwo ati rero ni naha mu rugo baranyica byabigeze nka sangahe byabigeze nka 8 z'ijoro wanyweye wasinze uri kumwe n'uwo muti ariko ntarasinda paraporo cyane tarasinda ariko akayoga ifuka ikuriho inzoga ndavuga ati rero ninyira nkajya mu rugo uriya musaza aranyirukankana ndarara uravuga uti reka urare ndavuga reka ndare nkanabarayemo hagati urara mu rugo rw'abo basore bombi barara hagati mbaramo hagati nyine bigeze nka nijoro ngiye kumva numva umuntu yanyatatse kandi ndavuga se n'ubundi nimba yanyatatse nta handi hantu mfite ninsakuza aransohora ndabureka rero ndamubwira ariko nubwo tugiye kubikora yego ni ubwa mbere ngiye kubikora arambwira ngo yego ndambwira yego ko ndagira gahoro turaryama arabikora n'ikigina narababaye byatari cyane rero nambabaza warababaye cyane narababaye byatari waratatse nyine nagiye gutaka mfata umunwa kugira ngo mugenzi we atabyumva ndatuza nyine mu gitondo nabyutse meze nabi arambwira ati abwira wa wundi ngo wagiye kutuzanira akantu ku muhanda tukanywa hari mu gitondo hamaze gucya aramubwira ati none ujye kuri wa mukobwa mubwira aguhe nimero ubundi twishyure mwishyure aramubwira sawa aragenda agezeyo asanga afite abakiriya benshi kuko naje yatubwiye ngo yasanze arimo abakiriya yego arangije arambwira ati n'ubundi twabikoze reka twongere dusubire nkumenyereze namwe n'ukuntu ubije biryana reka biranga ndamubwira aho ndamukatira arambwira ati tugende ariko yego arambwira ariko se ntutabyemera ndabibwira mugenzi wanjye ko twabikoze kandi
sinzi ko yabyemera kandi nabyemera arahita kwanga mbitekerezaho ambwira okay sawa ngaho tugende tujya mu cyumba turasubira nanone ndongera ndababara arambwira ati urongera babara nticyane ndababaye ngo rero wamenyereye sasa kuva ubwo rero tangira ubwo none se ubwo icyo gihe mubikora bwa mbere wowe wari uzi ko bishobora kuba bikorerwa hariya mu bikorera jewe ko nabyumvaga mu bandi ntabwo narakamenya ndavuga ati se kuko nibyo ndavuga ati harangije afata telefone ajya kuri nuze kuri application ajya kuri Google arandikamo arabinyereka yego icyo gihe uwo wundi yaryamye uwo wundi baba yari yagiye icyo gihe yagiye arambwira ati se biriya bintu birakunda ngo uretse ngo nubikora ngo nitubikora nkakumenyereza uzabikunda yego arambwira yego ese babikora uko babikoze kuriya nta kundi kuntu twabigenza se ngo tubikore yego ngo ni kuriya tu ngo none se ngo mbikwereka barabinyeretse rero barabikweretse kuri Google urebye za video z'urukozasoni bandarebye ndumirwa ndavuga ati ibintu ko numva ko mbona se bano akajya mbwira ngo kuko mbona bano njye nkamubwira nyine ko mbona se bano bo babimenyereye ngabanga babimenyereye kuva kera ngo nayo numenyere uzamera gutya ndamwaha tuzaba tureba ariko n'ubundi naratashye ngeze mu rugo barantuka bagutukira iki ngo naraye he natekereza ukuntu ndi kubabara noneho muri jye ntabwo ukuntu mbigenza nyine nkamubwira ati naraye ku nshuti yanjye mu rugo babonye ko watakaje ubusugi ntabyo bari bazi ntabyo bigeze bamenya babibwiye baje kubimenya ryari ko wabutakaje babimenye nyuma hashize igihe kingana iki kuko hashize igihe kera ari maze kugira nk'imyaka nka 22 ese ko iyo umugabo igitsina cy'umugabo kiri kubishaka gihagarara wowe iyo uri kubishaka bigenda biti ntabwo sindabibona sindabona ihaguruka nyine ndi kuvuga ku mugabo kirahagarara nyine akumva ari kubishaka pe akumva yaremere wowe nyine biba bimeze biti babumva ari nk'ibintu bisanzwe nyine cyangwa ntabwo umenya ari ikindi kintu bajya bavuga ngo mwambara pampa koko reka ntawe yambara washobora kwirukanka nk'uko undi muntu yakirukanka yego ku muhabwa se ruwansiga ahubwo wazamuka esikariye cyane sinakoraga siporo bigucitse reka ntabwo bijya gusa ubu nabameze baravuga ati bigira gutya bigahita bigucika ukuntu biza bitunguranye ubu nyine nabamaze imyaka ingana gutya ntabikora ubwo urumva ibintu byakunda kereka iyo uri maze iminsi ubikora iyo maze nyine urabikoze nk'umwuga w'uburaya barabikoze nk'umwuga w'uburaya ujya ku isoko bisaba kwambara pampa bisaba ko ugomba kuba igihe cyose uhora witeguye witeguye ubwo uti nahita njya mu mihango igihe icyo ari cyo cyose ese mujya mu mihango ntabwo mujya mu mihango reka ni ikihe gice mujya mugeramo cy'ubuzima kikabababaza se nakubwira ngo nyine ari gica nk'ahantu usanga bari kuvugiriza induru nta kintu babatwaye nta kintu na kimwe babakozeho gusa barakubonye tuvuga ati takashitani mu izina rya Yesu bagatora amabuye bakagutera bajya gutera amabuye kenshi shanje ahantu ngiye kunda no kuzera cyane se nimba ngiye ahantu mvuga ko ngiye ahantu ni moto igenze ikagenda ikangeza aho ngaho nkinjira mu gipangu tugaruka inyuma uwo mutipe murahuye murararana ijoro rya mbere agize gutya abatumye utakaza ubusugi ntabwo wigeze wicuza se oya ko abantu benshi babikoze bwa mbere usanga ari kwicuza ati akabona arimo arandikirana avugana n'umuntu watumye atakaza ubusugi ati reba wanyangirije ubuzima ibiki n'ibiki ntabwo wigeze ubimubwira ntabwo nigeze mbimubwira njye ntabwo byigeze binambaho byaragushimisha se basi barabishore nk'ibintu bisanzwe ndavuga ati pu ndavuga ati nko kubavuga kuko nabajije abandi barambwira ati ngo ni ibintu bisanzwe ni nk'umukobwa nyine utubusugi wese
byaragushimishije se basi nyuma yo kubuta ukaza kwisanga warabaye musangira ngendo neza? nta kintu byigeze bintwaraho, nta n'ikintu byantwara. Nabwo ngo kwishima ni ibisanzwe, kwishima n'igihe cyose. Igihe cyose nubwo nawe ntibishimye ubu ngubu. Njyewe nanjye ndishimye. ushimishijwe n'iki wowe? Njyewe nshobora kuba nshimishijwe nuko nicaye hano. Yego. Okay. Aya ni mama nayo nkwaje, ariko njye nayo nkwaje kuri uwo munsi ubwo uratashye mu rugo icyo gihe mama yarakiriho. Yari yarapfuye. Waratashye mu rugo unyine ukomeza ubaho gute? Ndagira ngo mbwire none ubuzima ubaho. Undi nawe akajya ambwira ngo se kutaragaruka kunsura, wagira ngo ngere untobore. Aho ngahoya rimwe rero tuza guhura ahantu, aravuga ati mva ntabwo byavamo, igihe wayipasuye ya shashi ugomba kuza rero ayipasura neza, rero niho byemewe n'amategeko. Twarakundanye n'igihe kinini cyane, twakundanye hafi y'imyaka 2. ngo nawe yari umusangira ngendo? yari umuntu uri aho ngaho ariko ubikunda mu bwenge mwibanga bikomeye. Ntabwo yabikunda ngo abishyire ku karubanda. Iyo shashi yapasuye ni iyihe yavugaga? Nyine je niko namubwiye, niko nyine umukobwa wavuga ngo baramudiverije. Namwe hari ishashi mugira? Ni ukuvuga ngo nyine kugira ngo amenyere, ugomba kubamenyereza nyine kugira ngo hari ahantu, kuko hari iyo hamaze nk'igihe harongera akisubirana. Ubu ngubu ko hisubiranyije se wabivuyemo ukaza mu buzima busanzwe nawe ukishakira umugore? Mana bitavamo. Ikubera iki? Kareka barumva ntacyo bintwaye nge, nta mutima mubi. Ese wumva amaherezo yawe y'ubuzima ari ayahe? Umuntu se katari umenye umunsi. Ujya wifuza kuzajya mu ijoro? Nta muntu utaryifuza. Yega niwo wacumura inshuro zingahe, ariko waba ugiye gupfa ugasaba Imana imbabazi ishobora kukubabarira. Ko bakunda kuvuga batinganye nabi we? Njye ntabwo sinyambikonta, uvuge ntuvuge c'est la même chose. Ntabwo bimpangayikisha ngo bamvuze ngo bimbabaze. Ahubwo ndavuga ati mukomeze mu nkore publicity. Hari hari umuhungu bita Kazungu ka Boss. Uramuzi? Kazungu ka Boss. Wahehe? Ano kuri Instagram hajya akunda gupostinga abantu akandika ngo abatinganye ngo abagomera Imana, ukumva ari kubatuka. Sinyamumenya. Ntukanamumenye? Sinzanamumenya ahubwo. Ubutumwa mugenera ni ubuhe rero? Ibyo biramureba, nakomeza yandika ahubwo yajya ashishimura. Ati ajya avuga ngo ntago muzajya mu ijoro. Wabona ari ndira nabimutanzemo ahubwo. Cyangwa Karoza uri gutanga itiki ijya mu ijoro? Oya, si no kuvuga itiki, nshobora gusanga ahubwo ari nge umutanze kubona ijoro. Ige none ndagira ngo utuganize neno bimwe mu bintu byakugoye ni ibihe nyuma yuko mama wawe yitabye Imana, mu gukura kwawe byagenze bite? Tuganirize. Nge ubuzima bwanjye akenshi usanga ndeba sinkunda no kugenda cyane, akenshi mba nibereye mu rugo. Ntago byigeze vuga ngo mama ngo nyine ni umunsi we wageze nyine uragera aratabaruka. Yego. Ntago nigeze mbona mu rugo simvuga ngo bangize bate banyinuba. Kuko ari igihe natamukaga imbere ya papa nambaye hahiriza ireshya gutya. Cyangwa ikanzu nkamucaho nambaye ikanzu nkamwe mzee tubonane. Ati se noneho ugiye mwana wanjye? Amwe mzee ngiye muri event cyangwa nkara ahantu ngiye hari ibyo ngiyemo. Akambwira ngo gaho genda amahoro. Papa ntabwo yigeze umutera agahinda? Ntabwo mubana papa yakundaga ndimo. Yego. Sinigeze mbona papa anyinuba ku cyangwe ngo mbone ngo bimeze gute. Hari no muri famille sinigeze mbona. Yego. Abantu bo muri famille bavuga ngo yango nahaze. Wigeze kurira urijijwe n'umukunzi? Rimwe. Byari byagenze bite? Yanciye inyuma birambabaza. Byagenze bite umuntu waguciye inyuma rero? Nuwo twakundanye kuva 2000
2016 ntabwo atari wa wundi wagusugiye. oya Byagenze bite wamufasha gucinya inyuma mu buhe buryo? nari musize mu rugo nari ngiye guhaha Mu bana nari nagiye kumusura bisanzwe wari wagiye kumusura bisanzwe. Yego. ndagenda ngo nari nabwiye umushiti wanjye ndamubwira ati uze kumuherekezayo tujyayo. Nawe yari umusanyanye no mushiti araguherekeje. Yego. yari umusangirangendo yari umusangirangendo ndakumva. tujyayo naramuhamagaye ndamubwira ati usigure urufunguzo ndaza kuza turaza wenyine ndamubwira oya azana na mushiti wanjye ngo okay ngo nta kibazo. arangije araza arambwira ati ntago nakoze. Yego. yarambwiye ngo ntago yakoze ngo yiriwe mu rugo. ndamubwira okay sawa ubwo ndaje ndaje nkurebe. Yego. sawa ndagenda musangayo ndamubwira se bimeze bite kutakoze. ngo numvaga naniwe numvaga ndushye nshaka kwigumira hano mu rugo tu. Yego. ndamubwira sawa ndamubwira se wakoze iki dore uko ndeba ukuntu nkibyuka nta kintu na kimwe ndakora. mpita nigira mu cyumba njya mu cyumba cye mbasiga muri salo. ndangije ndagira mfata imyenda kuko hari imyenda nakunda kwambara ndiyo njyayo ndambara ndangije ndasohoka. Abantu bari baturanye bari babizi ko nawe akominikana nawe? ntabwo abenshi bari babizi kubera ko ahantu yabaga wenyine kandi yari ahantu hitaruye nk'uwavuga inzu y'ahantu yonyine yabagamo. ariko hari n'andi mazu ariko muri karitsiye barashonaga akabona ko wamusuye. barabibonaga ariko ntibabyiteho kuko n'ubundi babonaga ari umuniga ibyo bintu atabijyamo. hari umuntu nta n'ubwo uzi ko ndi n'umuniga bavuga ati kari agakobwa kagusuye ni akahe. hari n'abamubajije ngo ngo uri kumwe na ngo ese ngo ni shere wawe ni ngo ni umukobwa mwiza araseka. hanyuma rero tugaruke nyine ubwo biba bigenza bite? winjiye mu cyumba ufata imyenda wakundaga kwambara ndambara ndangije ndavuga ati ntago nakwicara mbona ibintu bijagaraye. nkora amasuku nawe yicaye aho ngaho cyangwa cyo yaranamfashije arankoropera arakoropa maze gukoropa nanjye njya mu byombo ndoza nigura amasafuriya yo gutekaho. ndangije rero ndamubwira ntase mubwira mpa amafaranga njye guhaha. Yego. kugendera muri tiro hari igitanda. Yego. mfata amafaranga buragiye ndamubwira mbwira wa wundi se wamerekeje ngo numva nameze neza. ndamubwira okay sawa. urumva ngiye nafashe agashakoshi njya guhaha. hari kure? ntago hari kure ni ku muhanda nyine hepfo ku mabotike. ariko nagiye nsanga nyine hari abantu benshi. urategereza? ndategereza kugira igihe ngezweho. bigeze ngasanga arampamagara basi se ko batinze. bamwe nasanze harimo abantu benshi ngo ngo sawa. nta n'iminota 5 yaciyemo buraje ndazamuka ntabizi. nzamuka nyine nk'umuntu ugiye guteka. ndagenda ngeze mu rugo ni ibintu bo bagize ngo ndatinda. ugeze mu rugo wumva ibintu ndavuga se banutse muri salo bagiye. njye nase nirukanka ndavuga ati reka ndebe mu cyumba. ninjiye mu cyumba nsanga abantu bararyamye. usanga bararyamye umwe ari hejuru y'undi. baba bameze nk'abasoje ariko bimeze nk'abantu bari kuganira avuga ati buriya asanga twavuye mu cyumba. ndamubwira nta soni nta soni aho kugira ngo nce inyuma ku wundi muntu afazari ntabwo waca ku nshuti yanjye aguca inyuma ku nshuti yawe. ndamubwira ibi ngibi birakabije ni ukuvuga ngo abo nzaza nzanabusoza bajya hejuru. ndamubwira muhita mutandukana nyine nari kubise nagiye nambaye imyenda nari nambaye n'ibintu bitaho ngaho kubera umujinya. uwo mwari mwahajyanye araharara? ahubwo se we yarahagumye bahise bamwirukana. yego. kuko abashuti be bari bahaje urumva baje basanga tumaze gutongana ndi gusohoka. barampamagara se bigenze bite ko usohotse uri kurera biti
namwe ntago mubizi mubaze uwo nguwo Mhm. ngwego Mm. byarambabaje cyane ndavuga ati kugira ngo inshuti yanjye magara oya kaba ari agasuzuguro kuvuga ngo abantu bose tuzajya dukundana bose uzagishakisha uburyo bagusha kugira ngo muryamane ahubwo ndamukatira ndigendera imyenda njye narayihasize nagarutse hashize nk'iminsi nk'itatu byaranshize mu mutwe Yego. mbwira abashuti be namwe mumperekeze mwabwiye umushuti we namwe ati W'umuhungu? umushuti namwe amperekeze kwa kanaka tugende tujyeyo fata ibintu byanjye birishya kuko yaramamagaye bigira ndanamuburoka none mwibarize ubwo mwahise mutandukana uwo ngo haciyemo igihe ese umaze gukundana nk'abahungu nka bangahe si benshi ni batatu ni batatu ntabwo ukunda gutendeka oya iyo wakundanye n'umuntu ntabwo ujya umuca inyuma ntabwo ndanabyanga kubera ko njye nakunze nkukunda nagukunze kandi simba nshaka kugira ngo hazemo undi muntu iyo wakundanye n'umuntu ntabwo ujya umuca inyuma oya ese ko najyaga mbona ku biganiro bandika ngo ige ngo arwaye sida biriya ni ibyo ibisubiye ko kuri nuze kuri icyo ari ibintu bya pranka biri sere ntabwo urwaye sida sha ariko ujya uvuga ko ngo urwaye sida uwabivuze ninde ubwo wowe njye narabivuze ko ndwaye sida ntabwo ko mara ubwo kandi ndabayineye wavuze kuri YouTube ko urwaye sida ubwo sha ntabyo mubona navuze kuri YouTube kuko amacano yose ndajyagaho bashaka ko bimbwira ngo mbivuge ko ndwaye sida ngo mbiyame namwe mugende muyirware kuko kimwe cyo mutavuga ko muyirware n'abakatiraga naranyuzeho bakagenda bagafata bagashyiraho nuze titre yabo bashaka bakavuga ngo twamusuye ngo dusanga arwaye sida sida itagaragaye ubwo se naba narayirwaye nkaryaye none ko njya mbona ku biganiro byinshi batiga arwaye sida we shaba pipe ni za prank bakubitaho bakagenda bakiyandikira ibyo bashaka sindajyaho ngo mbivuge we nagiye na rimwe wigeze utekereza ko ushobora kuba waranduye njye buri nyuma y'amezi 3 iyo nzi ko ndi kumwe n'umuntu nazi ko nakoze nk'icyo cyaha mvuga ati narasambaye kandi ramanutse Kizimbabwe sha ngomba gutegereza amezi 3 yashira nkajya kwa muganga iyo usanze waranduye wabigenza ute nakwifata nk'abandi bose nta kwiyakira nose ko ari indwara ni indwara nk'izindi ni indwara nk'izindi ubu nta muntu ukivuga sida ukuntu nsigaye mbibona sida yaramenyerewe ahubwo se ucyumva bayivuga nta niyo mperuka kumva umuntu avuga ese uvuze ngo kumanuka Kizimbabwe iyo mutamanutse Kizimbabwe mubigenza muti si yashashi se n'ubundi ari umuntu ukoresha ishashi n'uwa Kizimbabwe ubwo uwumva uba ushaka n'uwowe ukoresha ishashi n'utayikoresha ntago bimera kimwe nyine wowe ukunda n'uwowe njye bura akenshi nkunda ubuzima bwanjye nkunda kuba nakoresha ishashi teretse nzi neza ko uri muzima ariko se ko itapimishwa ijisho ipimishwa ijisho ntabwo babivuga ngo uyu nguyu arwaye sida erega abamo n'ingaruka nyinshi siko umuntu ashobora no riske kuko ari ahantu nta hantu horoshye ni inyama yoroshye ntabwo imeze nk'iy'abakobwa ntabwo imeze nk'iy'abakobwa ngombwa ngo hariya haba harimo 70%. kuki mukora ibintu se muzi ko birimo riske nyinshi erega hari ubikora yishimisha harimo ngo 70% y'iki iyo kuba nko kuba wakwandura bitewe nuko wamanutse Kizimbabwe gukorera aho harimo ingaruka nyinshi harimo kuba wakandura iyo wakoreye aho aba ari muri riske nyinshi cyane shuko kwandura harimo no kuba umuntu yanagutera inda oya oya nandirimo ujye wifuza kuba watwita rimwe nanabyifuje ndavuga ati ntabwo byakundaga nako twabyara ubu ngubu mfata nk'umwana w'imyaka nk'icumi yego ubyaye umwana wabyara wakishimira kubyara umwana w'umutinganyi cyangwa umwana w'ubuzima busanzwe ntabwo navuga ngo icyo Imana yama cyose ntacyakira kuko ariko nyine navuga ngo umwana wese ni umwana ese wigeze ugerageza basi ko wajya no kwivuza ngo urebe ko bagira icyo hepfo hadahaguruka hakazajya hahaguruka ibyo si barabivura ahubwo barabivura hehe igitsina kidahaguruka
barabivura cyane. nkahagana he ese nagiye mbona warakanagigana n'abashangazi batandukanye bavuga ko babivura. ni ubwesiko hase babivura bate wigeze ugerageza se kwivuza? yewe imiti twanywaga yonyine yari ihagije yo gukora iki? yo kureba ko basi umuntu yaba muzima. hari ugeze kugerageza kunywa imiti kugira ngo urebe ko byakunda, kugira ngo urebe ko waba umuhungu? biranga. ndavuga ati imiti ntago ifite ubuziranenge pe. wigeze kwifuza kuba umuhungu? narabyifuje rimwe ariko naje gusanga atari ibyanjye. byatewe kuko naje gusanga biriya bintu ntabwo nabishobora. kubera iki? kuba umuhungu ntabwo byankundira. kubera iki? narabigerageje mbona ntabwo binkundira. wanyweye imiti yose ishoboka yose? imiti ye y'abanuze abavuzi gakondo twarayinyweye pe, kugira ngo nuza urebe ko igitsina cyaguro cyane. abantu niko ndiko amacano yiwe numva yarayigurishije aranendoye n'amazina. bari kujya bareba ibiganiro twakoze. yego ndamuzi witwaga umushangazi ukuntu. shangazi Jane. niwe buriya bahaga imiti. hari ukuntu twanywaga imiti nyine abantu bazaga bagakonda akavuga ati bano bana nimba ushaka ko bakira bavure. uri umuganga bavure. kandi numva yarigeze kubavuza mwonoza muvuga muti mwarakize. mikirire ni ukwiyoberanya kugira ngo umuntu aka kanya uhuye n'umuganga wa nyawo uturutse hanze akavuga ati ihigereka nkuvure ube umutipe kabisa, wabyemera? barumva bitankundira. yabikunze gutya nemereye ndumva nishimye ntacyo bintwaye. bimpa amahoro. uheruka kurira ryari? tewe akenshi navuga ngo kurira kwanjye bituruka kure. keretse nagiye nk'ahantu bagize nk'ibyago bakabona abantu bari kurira nanjye ndarira. urira uko ubonye umuntu apfuye gusa? cyangwa hari igihe mfata umunsi nkicara ukarira. buriya nta muntu udasenga kuri se Nyagasani. nkasenga nyine bisanzwe shiduka amarira yaje. ukarizwa n'iki se? ntabwo umuntu yabura ibimuriza. ubanza ubabazwa n'ibintu byinshi ariko ko ntabwo umuntu yari adafite ibintu byinshi bibabaje umutima. ntabwo navuga ngo narira ngo kuba ko habaye ibintu byinshi mfite ibintu byinshi. hari n'igihe usenga ukarira. ese bajya gusengera ahantu ukabona abantu barize. tureke ibyo gusenga. ese undi uheruka kujya mu rusengero ryari? nakugura no ku cyumweru nagiye gusenga kwa padiri. tureke ibyo ngibyo rero. apana ibyo gusenga ndiko uheruka kurira ryari urijijwe n'imibereho y'ubuzima? kurizwa n'imibereho ya keshe se nkunda kurizwa n'imibereho nibwo buzima buriya. umuntu iyo yica atekereza ibintu byinshi hari igihe ushiduka amarira ashotse. nkatwe rero hari igihe usanga gutekereza nk'ubuzima bicayemo ukareba ukuntu wavuye iwanyu ukabona nyine hari ibintu bimwe na bimwe bitabubuza gutuma warira. akenshi ujya urira? hari igihe njye nanjye nitora kubwo njye nkarira. nisurizwa n'iki? hari igihe nitora nkarira ku giti cyane nta kintu mbaye. sa nk'umbwira muri make byibuze kuko nta n'ikintu numva mbaye. ni ukuri kw'Imana. hari igihe nitora nkicarira nkimerera gutya nkareba nk'ikintu cyane cyane nk'iyo ndi kureba nka filime cyangwa ndi kureba nk'amakuru. kubera ko ngira ikibazo cy'amaso ukabona ndarize. nese kuki wavuye iwanyu? navuye mu rugo kubera nanjye ngiye gushaka ubuzima bwo hanze. ubuzima bwo hanze se ugiye gukora iki? nyine ubuzima nanjye menye ngo ubuzima bwo hanze bumera gute. niyo mpamvu rero abantu batangiye kugutaramira ukabona mwari kukuzana ku mayutu. ngiye kuntaramira ahubwo bajya bahora batarama. bajya bicara batera agatebe batarame. ntabwo bijya bimbabaza ko abantu bicaye kuntaramira. ahubwo bari igihe batarama nk'ahantu umuntu utakuzi yakubona akavuga ati agahita akumenya. avuga ati aha mbonye undi musangirangendo w'aho ngaho. ese nkubaze ko bajya bavuga ngo abantu muba muri ya komune cyangwa se abasangirangendo ko bavuga ngo bagira amafaranga menshi? nibyo koko? amafaranga abamo ko bavuga ngo bagira amafaranga umuntu bigiye? njyewe mbona nta mafaranga abamo keretse iyo ugize impano ukiborera nk'akazi. akazi kameze gute?
ariko kose nushaka ujya gukora mu kabari kabone nta mafaranga aya bavuga ngo bagira amafaranga bagira amafaranga bitewe n'impamvu y'ukuntu yihirinze hari igihe usanga nawe ku giti cyewe yarihirinze ugasanga nawe ari kwishakira nk'akazi uyu mutipe arambwiye ngo hari igihe ngo bijya bigucanga ukajya no gutega abagabo mu izina rya Yesu kandi shaka yo ndakwiyame ubafashe nyagiye gutega ngo ubuzima bujya bwanga ngo ukajya gutega abagabo reka sinjya gutega najya kwigucatse kubera iki Yesu nabikunda burye kandi ukunda kwinjira abantu nanga bari byiza mutipe arakwanga cyane wago nabonaga agiye gutanga n'ubusutwa harahi inyuma yararimo arakuvuga yararimo aramvuga ari inyuma mu busutwa ntazi ubyari bye ase man umuntu uvuga ntago ari byiza hari igihe uvuga umuntu ari kukureba ukabona nimba ariko nabonye n'aba bantu bafite ubumuga bwo kutavuga ibya kenshi iyo ndi kureba umuntu hari igihe menya icyo uri kuvuga kandi 90% yarimo aramvuga hari yaje kuvuga iki se nimba wabonaga reka n'amanuzi basimba ikunda njye ko ntaricara ngo muvuge se mu bantu ariko bapfa kubageza ahantu na publicité yihuse aka abantu nuko nyine ngo ari umugabo wawe ngo nyine ngo nawe mujya mubikorana muri iyi minsi inde Kayusi uzamubaza nimba n'amatako yanjye yazi cyangwa inda yanjye azambwira ikintu cyo hano kwitako rya hari iki azakimbwira asatubwiye ikintu watwetse ikintu kiri kwitako yawe niko kwitako yawe hariho 3 nimba nzi ko twaryamanye burya umuntu mwaryamanye ababaza umubiri wawe ako ngo urimana cyane n'imana se biravugwa kwimana byo ni bisanzwe ko n'ubundi sirakubwiye ko ngende ntabwo nkunda sex cyane ntabwo mbikunda cyane pe ushobora no kumbwira ati nkabura ntabwo ndi muri mood akukatira yego uyu nguyu ari gukomeza avuga ngo sinzi anyandikiye message ati ngo yigeze kuza kugusura ngo wagiye mu mihango man hari ibintu umuntu avuga ukabona birahabanye yego kumva ntabwo bihuye gusa ibyo bintu uko bizi bibaho nta nubwo binabaho gusa naba ndi umukobwa mu bantu bose bari kuri social media abatipe bose bari kuri social media abahanzi abantu bose niwe mu crush wawe bahanzi simbakunda cyakora cyo umuhanzi nkunda abatanzania yego umutipe nyine ubona w'inzozi ari umutipe ujya ubona nko kuri oya simukunda kuba ko ari w'inzozi nkunda vibes ziwe inde bamwita J Melody oya ndi kubona none mu batipe bo mu Rwanda b'abahanzi nta numwe yaba sorry nayo abahanzi abatipe bari bano bo kuri social media basanzwe bo ku ma social media bano mukorana ibiganiro n'abandi bose nta numwe mbona uri matching kareka nta numwe babihuye kareka ni ikihe kintu ujya ukumbura wicara ukumbura gikumbuye ikintu nicara nkakumbura tebura ni iki ndiye nicara nkakumbura ababyeyi banjye yego jya ubakumbura ndiye nicara nkabakumbura impamvu igikunda gutuma ubakumbura cyane ni iyihe ikintu gituma mbakumbura ni ukuntu twari tubanye batumaga hari ibintu bimwe na bimwe mbona byiza bikuri iki kuko nk'ubu ngubu nk'icyo nasaba papa nasabaga papa ntagisaba ndi nawe nta n'umwe nagisaba rero nkagira gute nkavuga ati nkumbuye vibe ya muzehe twicaranye nko muri salo turi kuganira basi hari undi muntu ujya ugerageza kuguhoza ngo akubwira ati uko byagenda kose ufite ibintu bimwe na bimwe byiza kuri wowe kuri jye umuntu nkumbuza uvuga ngo arankuruye shani abavandimwe banjye byamvuga ati basi nibo babasha kumba hafi cyane nka petit frère anyana ukunda kumba hafi cyane iyo umuntu tipe ari kuguteta akunda kukubwira ko hari ikihe gice cyawe ufite cyiza iyo umuntu ari kuguteta akunda kuvuga ko yagukundiye iki gusa nakubwira ngo bakundira iki navuga ngo se koko
hari igihe andeba akavuga ati soke njye nkunda karagiteri zawe, nkunda ukuntu witereye, nkunda ukuntu usaba abakobwa, ukuntu wivugira ucece witurije, tugenda kwikundira. ukiri muto wajyaga wumva inzozi zawe ari izihe? Akenshi numvaga nakora muri hoteli. Icyo kintu nakundaga ko akenshi nakunda gukora ibintu byo guteka cyane, inzozi zanjye zo gukora muri hoteli. Yego. Bijya bishoboka ko hari igihe umutipe areba undi mutipe akaba ati uwo mutipe ni boga, sibyo? Hari igihe wari wabona nk'umukobwa ukabona ni mwiza. Umukobwa? Abakobwa se bari ko ari benshi, abakobwa bose bahari bose mbona ari beza. Nta mukobwa urabona ukamwifuza ukavuga uti nuko bidashoboka uyu nakagize ukuntu. Mbona bose ari bamwe. Yego. Kuko nta mugufi nta muremure, bose aho baba bari bose barareshya. Ariko nyine ku buryo wagira no kuntu umwifuza. Wifuza umukobwa se? Ntabwo nabijya bimbaho. Ntabwo bijya bikubaho. Yego. Hanyuma rero wenda tuganire, wari umaze iminsi utari kuri social media, wari uhugiye mu biki? Ntabwo ngo akenshi mba nibereye mu rugo. Yego. Ibintu bya social media nari maze igihe mvuga ngo reka mbe mbihagaritseho gato. Kubera iki? Mbe nduhutseho gato ibintu byo kuri social media, meze nk'umuntu ubuzeho gato. Bajya bagutuka cyane. Ibitutsi byo kuri social media nta wabikira. Amateri izo nyine zatuma umuntu acumura. Ese ikintu cyari gikunda kukubabaza ni iki? Ikintu kijya kimbabaza. Se nakubwira ngo ni iki? Buragiye nimba ariko ndi sociable mu bintu byose barumva nta kibazo. Muhungu bose mwakundanye niwe muhungu wagukora ikintu utazibagirwa? Uwo twakundanye? Mu bahungu bose mwakundanye? N'umwe. Yagukoreye iki? We yagukoreye iki? Ntango nigeze mvuga ngo twarituye ubwacu turatandukana nta kintu dupfuye. Nyine ndi kubaza ni ikintu cyo kukumburaho. Njye mukundira vibes ziwe. Uyu mutipe ntabwo ajya gukurura? Wapi? Pateri. Oya. Ntabwo ujya umureba ukumvura mwifuje ko batandi. Nkunda yasinze nibyo ndabona nka mukanya umutunze kamera yasinze. Aba yankunda. Ntabwo ujya umukumbura? Ntabwo sore ujya umukunda umubona ukumva aragukuruye? Navuga nk'ibisanzwe nyine mfata nk'umuvandimwe uri aho. Yego. Sure. Muri bano babiri se ninde? Aho kugira ngo bakunde Kayusi bakunda Pateri. Pateri ngo aragukunda cyane. Urumva ko nagukunda. Ni ibisanzwe. Ntabwo ari ibintu bya uzamuterete nyine mugire ukuntu mubihuza cyangwa warabigerageje? Oya. Hari ukuntu mba nitereye. Dushobora kuba twajya muri vibe isanzwe. Wenda mwagize mukisanga mubikoze murisoje. Ntabwo byashoboka. Ndi kukubaza uwo muntu mwakundanye ni ikihe kintu umutipe mwakundanye utajya wibagirwa mu buzima no wowe ni ikihe kintu mwibukiraho? Cyo kibazo cya nyuma. Ikintu navuga kuri we. Ikintu navuga ngo nabamwibukiraho ni care yiwe nakundaga. Kuko niwe twicaraga. Hari igihe nicaraga nkumva ndamukumbuye no kumubona gutya. Nyine care yiwe yagwaga kazi. Care yiwe. Namaga care nkumva ngamwe ati sha haruza akakwibagiza ibintu byose. Yego. Ese rero ibintu bya Kayusi na ubyana Kayusi ngo murakundana murabana ni ibyanyabyo cyangwa bari prank? Ntabwo ari byo, ntabwo tubana. Abukwe nanjye nkabukwanjye. Cyane ngo bajya babasura se. Niko baba baduhuje nk'ibisanzwe. Nuko nawe waza urumyamakuru ukavuga ati mugume muri kumwe. Ikintu cya mbere ujya wanga abanyamakuru bagukoresha ni iki? Nanga ubujajwa bwabo. Yego, nk'ubuhe? Gusebanya kwandika kwandikaho nka titre gasanga yanditse ikintu kimeze ukuntu ukajya kuva ko umuntu akitora akakubwira ngo nguze ngo nurebe ngo titre bakwanditseho gasanga ibyo yavuze sibyo banditse. Ese kwa tubwiye ngo warize wagarukiye mu kangahe? Nagarukiye mu kabiri secondaire. Ikintu cyagukuye mu ishuri ni igiki?
nabonye bitari ibyanjye wageze aho urabivamo ninjye babyivanye ngo ngiye gukora amafaranga kuko icyo gihe narakoraga nari mfite ahantu nakoraga muri alimentation nkabona ni ibintu byiza amashuri atangiye mbwira mzee reka nzasubire ku ishuri reka ntabwo nyibishaka ntabwo nyisubiye ku ishuri rwose ayo utize sinzayiga reka twisoreze vuga nimero ya telefone ku muntu wifuza kuba yakuvugisha nimero yanjye ni 078 21 yego 78 348 yisubiremo nta kibazo 078 21 78 yego 348 sawa urakoze cyane namwe mwakoze kudutumira